yabibye. Yari umuntu utanga icyizere, yari umuntu utanga ubuzima, yari umuntu ufite urukundo rudasanzwe. Ibyo ni byo bikomeje. Nk'uko babivuze, ndi mushiki we umwe, yakundaga kubivuga. Abo bose ari abavandimwe, tuvuga turi abana 6, bari abahungu 5 n'ijye mukobwa umwe, ariko twari inshuti cyane. Aho yabaga mvuga, kandi nanjye namuvugaga, nanjye namukundaga cyane. Ntabwo ari umuvandimwe gusa, yari inshuti, twajyaga inama, yari afite ubwenge bwinshi. Yari wa muntu numva nanjye ngirira icyizere, ku buryo dushobora kuganira ibintu bigera kure. Yari wa muntu uzi guhuza ibintu, guhuza inshuti, guhuza ibyo akora, guhuza, mbese niba ari muri secular akamenya kubihuza n'ubuzima bwe bw'imbere rero umukristo nabimuhamiriza. Twakundaga kuganira cyane. Yari wa muntu ugira indangagaciro kandi akazisigasira cyane. Ndibuka ajya no kujya muri kariyeri ye y'umuziki, nyine ajya kuwutangira. Ibyo byose yabirebyeho, aravuga ati ariko icy'ingenzi njye nicyo ngiye gutanga. Yabanje kubimenyesha ababyeyi, hari ibyo bamusabye arabyubahiriza, ari ugukora neza mu ishuri, ibyo yasabwaga byose akabyuzuza, ariko kugira ngo agere ku ntego. Ivan yari afite imishinga myinshi, yakundaga kuyiganiriza. Yari umuntu ufite imyumvire idasanzwe, ku buryo yashobora kubwira ibintu atekereza ukumva biragusize, ariko we yari afite uko abyumva. Ndibuka ko mu bintu yakundaga kumbwira, no muri gihe yari arwaye, yarambwiraga ati ngiye ngomba kuzakora concert nkuzuza arena, ariko ndabibona ko ari kuyuzuza. Yari afite imishinga myinshi, nigeze acika intege. Yagiraga courage kabisa. Nabanye nawe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma, igihe twari turi kumwe. Byarenze birangira agenzi ko azagaruka kubera ibyo yanganirizaga, kubera umuntu yambwiraga uretse byo muri ubu burwayi nzakora ibi n'ibi. Yari afite imishinga myinshi kandi myiza. Yagaragarije urukundo rudasanzwe. Nibwo namumenye neza, noneho menya neza uwo ari we, menya ibirimo muri we. Nta na rimwe yavugishaga ntambwira ko ankunda, akanyohereza imitima, akagira ate. Ntabwo nzamuza kuba mu buzima bwanjye, ntabwo nzamwibagirwa. Kandi numva numva nzusa ikivi aho yaragereje ko sinzi icyo nzakora, sinzi uko bizagenda, ariko numva mu imishinga ye numva izabaho, numva YB azakomeza kubaho. Yakoze grant, yaramuvunye, yarayivunikiye. Ubwo nk'uko hari igihe bavuga bati umuntu asize umuryango, asize abana, asize iki, ariko asize brand ikomeye, kandi numva izakomeza kubaho. Sinzi uko izabaho, ariko numva izakomeza. Kuko turi aha ngaha ko tumukunda, urukundo asize atubibyemo tuzarukomeza. Ikindi yakundaga umuryango we cyane, yakundaga kubimbwira. Ababyeyi banjye, abavandimwe banjye, ndagira mubwire ko yabakundaga cyane. Yarabimbwiraga kandi akambwira ngo tujye tubikora. Ni ukuri tuzakomeza urwo rukundo dusizemo. Namwe kandi mukomeze urwo rukundo kuko yararwigishije cyane. Ikindi yakundaga cyane Imana. Murakoze cyane, byinshi navuga ariko ndumva birangiye. Wenda naha umutware wanjye nawe akavugaho gato kuko twabanaga cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Kubona icyo umuntu avuga biragoye, ariko nanone kutagira icyo uvuga kuri Ivan Buravan ntabwo byaba ari ubutore. Ivan Buravan ni muramu wanjye, ariko mu by'ukuri yari murumuna wanjye pe.
turongereho pe. Ndibuka igihe yari yujuje isabukuru y'imyaka 20. Icyo gihe yayizihirije mu rugo, hariya tumaze iminsi dukorera ikiriyo. Aratubwira ati duteranye n'umuryango n'inshuti ze nyinshi, aravuga ati guhera uyu munsi ubuhanzi igiye kubukora nk'akazi. Nibwo yaronshinze kariyeri ye, turishima, araturirimbira, turavuga tuti ufite impano. Uwo munsi ntabwo nawibagirwa. Ivan Buravan yari inshuti ikomeye y'umuryango wanjye. Ejo aba bana bahoze bambwira bati papa, ati tonto Buravan yajyaga aza akaduterura akaturirimbira. Ibyo nibyo banyibwiriraga live, akadutembereza. Bati none yagiye mu ijuru, bati none yagiye mu ijuru. Umva nyine nabo ntabwo babyumvaga mu bitekerezo byabo cyangwa se mu rwego rw'imitekerereze y'uko bangana. Ivan Buravan yari impano twahawe na Rurema, akaba umunyempano utangaje. Ivan Buravan yari ishusho y'ubuzima n'urukundo. Ivan Buravan twarushijwe imbaraga no gukunda kuturusha. Ngaho ruhukira mu mahoro, Ganza Jabiro kwa Jambo. Mumbabarire, hari akandi kantu nibagiwe. Yakundaga kumenya, hari ukuntu yajyaga agira sense yo predicting ikintu kizamubaho niyo atagisobanukirwaga. Ndibuka akigira imyaka 27 yayigize mu kwa 4, yahise ambwira ngo Raisa ngo ko numva ngo ntazi ikintu kizambaho. Aba ngo ndumva hari ikintu kinini kizambaho, sinyizi ngo ko kirahari. N'abase gute ngo yageraga isabukuru yo ku itariki 27 ngo 27 wari ikintu singize ko kizabato. Icyo gihe ndibuka anniversaire y'ubundi twarahuraga tugasangira. Uwo munsi naramubuze, we yahisemo kujya kwizihiza n'ababyeyi babyaye, ajya gusura amavuriro, ajyana impano mu bitaro by'ababyeyi babyaye, akajya bashyira impano, akabaha indabyo. Nuko wamugendekeye ngo arabyishimira cyane. Tubaye aho noneho igihe yarwaraga nibwo yavuga ngo sinakubwiye ko hari ikintu kizambaho, ko nibwo bwa mbere yararwaye, kandi arwaye ubona niho biragenda bikomera. Ariko yari yizeye rwose ko azakira. Ati sinzi rero ningira buriya nyuma yaho hari ikintu gikomeye kizabaho. Nuko nyine igitangaje yanitabye Imana kuri tariki 17. Ndavuga ni umwuzuro nyine 27, imyaka 27 yigendeye tariki 17. Ndavuga ndumirwa nyine, ariko yari wa muntu ugira usa nk'abateganyirije. Icyo gihe rero cy'uburwayi bwe ubona ko ni igihe cyamubereye cyiza cyo gusa nk'aho yitegura. Yagiye neza, yagiye gitore, yagiye afite urukundo rwinshi, yagiye ahuje imiryango ndetse n'igihugu. Turashimira cyane uburyo twashyigikiwe kuva mu burwayi bwe. Turashimira cyane ibitaro byacu mwaduteye inkunga ikomeye. Turashimira cyane inshuti n'abavandimwe mwadufashije gusenga, ko hari byageze tubona ko imbaraga z'abantu zirangiye, dusigaje izindi zo kwizera gusa. Ariko uko kwizera aragufite, natwe twa tugufite. Mwarakoze cyane kutuba hafi, kandi turabashimira ko no muti turi hafi. Murakoze.